umushwi n'akayongwe. Agashwi gato kakundaga gusuzugura nyina kakajya gutoragura ntigatekereze ibya nyina, ariko we agahora kabuza. Yakundaga kwibaza ati mbese umunsi ako kana kanjye kahuye n'akayongwe bizamera bite? Kazapfa nta kabuza. Umunsi umwe gahura nako kagiye gutoragura. Akayongwe karaseka cyane kuko kari kabonye ako gashwi kizanye. Kati mbese icyakuzanye ni iki? Agashwi kati nabonye hari umunsi mwiza ndiyizira. Mama ahora mbuza kuko mfitiye ubwoba ngo nzapfa, ariko jye nkamuseka. Akayongwe kati ni neza kugira utyo, iyo ntakubona sinari kukurarira. Kakikubitaho karakaniga. Agasuzuguro gashiriraho. Uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona.